Muraho neza, nitwa Vincent. Vatikani abarinzi ba papa batangiye gutegura uburyo bazashyingura Papa Francisco. Ku itariki 20 z'ukwa kabiri 2025 nibwo Papa Francis mwumvisha amakuru agiye atandukanye ku bitangazamakuru ngo yajyanwe mu bitaro bya hari i Roma, ndetse ibitangazamakuru bikomeza gutangaza ku nkuru byazabyo bigira biti Papa Francis arwariye mu bitaro byitwa Agostino Gemelli Polyclinic. Uyu munyarishantine w'umunyamerika yabaye papa 2013 nibwo Papa Francis yagiye ku buyobozi bwo kuba umuyobozi w'isi yose w'abakatolike umupapa. Papa Francis afite imyaka 48. Papa ku myaka 23 nibwo yarwaye indwara y'ibihaha ndetse aza no kubarwa, asigarana igihaha kimwe bakimukuyemo. Gukomeza gukura kwe rero byatumye indwara ikomeza kwiyongera uko bukeye nuko bwije, ariko ubu ngubu mu mwaka 2025 iyi ndwara iramurembeje, dore ko arwaye indwara y'ibihaha ndetse n'iy'ubuhumekero. Izo ndwara zose uko ari ebyiri ziri kumushegesha. Abamurinda rero babonye ko atari buze koroherwa ndetse ngo atazanakira, batangira gutegura uburyo bazamuhamba. Mbibutse ko uyu Papa Francis ariho wemeje ko umugabo n'umugabo bashakana, ndetse aba bagabo bakaba bemerewe no kuba abapadiri. Mwumve mwabantu mwe ibyo Papa asize yemeje kuri ino si ya rurema. Abakatolike bararize barihanagura, baravuga bati ariko nakundi byagenda, uyu niwe muyobozi wacu ntitwamuvuguruza. Papa yemeje ko rero umugabo n'umugabo cyangwa se umugore n'umugore bemerewe kujya gusezerana, padiri akabasezeranya. Bamwe rero bari kwemeza yuko ari Imana yamuhannye kugira ngo iyi ndwara imurembye cyane, bitewe n'amagambo nyine yavuze avuga ko aba bantu bemerewe gusezerana bakajya imbere ya padiri akabasezeranya biremewe, ngo barangiza bakaba bemerewe no kuba bakiga bakaba abapadiri. Uyu Papa niwe wabyemeje. Bamwe bakavuga bati rero ibyo wakoze birakugarutse, ibyo wemeje nibyo bitumye urwara ukaremba cyane. Ariko mwabantu mwe icyamurembeje cyo ni indwara. Imana rero ifite uko yihanira, wasanga ari nabyo nk'uko abantu bari kubigenda babivuga. Uyu musaza rero w'imyaka 48 wavukiye hariya muri Argentine, akaba uwa mbere waturutse muri Amerika ubaye papa. Indwara ntabwo imworoheye. Abamurinda batangiye gutegura imva bazamuhambamo, dore ko nawe ubwo ajya byivugira ari gutebya, arimo yigisha abakristo akavuga ati ndabizi ko ngiye gupfa. Ibyo bintu yarabivuze mu minsi ishize ubwo yari arimo asoma misa. Aravuga ati ndarembye nubwo muri kumbona hano imbere yanyu. Yavuze ijambo rikomeye rero abakristo batangira kunoshana, ababwira ati ngiye gupfa, ariko kumpamba ntimuzampambe nk'abandi bapapa babayeho, nge muzampambe kwanjye. Rero batangiye kwitoza uburyo bagiye kumuhamba uyu mupapa. Gusa abakristo batangiye kurira, batangiye kuvuga bati papa wacu aragiye. Ibiri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga bivuga kuri uyu mupapa ntitwazabivuga ngo tuzabirangize kuko ni ibintu byinshi cyane. Bamwe baravuga bati agiye gupfa yishwe no kwemerera ubutinganyi no gushigikira ubutinganyi, ariho umuntu wagakwiye kubuca. Ariko wakemeza ngo noneho umugabo yemerewe gusezerana n'undi mugabo, padiri akabasezeranya bakaba wanakiga bakaba abapadiri. Ibyo ni ibintu biri kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mupapa yakoze bitari byiza, akaba ari nayo mpamvu bari kugenda bavuga ngo nibyo biri kumugaruka ibyo akoze. Papa Francis rero ararembye, kandi ararembye bikomeye cyane. Abakristo musenga mu musengere yongere gutora akabaraga, indwara idakomeza kumurembya. Ariko ubwo uko Imana yabipanze ntacyo twabihinduraho, twasenga tutasenga. Ubwo umunsi we nugera azagenda. Nawe yarabyivugiye ati ndi mu marembera ninda kugenda, muzampambe neza ntimuzampambe nk'abandi bapapa. Papa Francis rero yarabayeho kwe, ntigeze abo nk'abandi bapadiri bamubanjirije. Papa Francis yibera hariya Vatikani mu nzu y'uruganiriro, mu gihe abandi bajyaga mu byumba by'ubwihisho biri munsi y'ubutaka, we rero yibera mu ruganiriro.
Uyu mupapa rero mu musengere yoroherwe. Njye mubanye muri aya makuru nitwa Vincent. Kora subscribe niba utarayikora kugira ngo amakuru tuzajye tukugezaho azajya kugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.